Reka nkwifurize kugira umugoroba mwiza udukurikiye ku channel yacu Rugero TV and Radio Official mu cya kiganiro The Gospel Hub. Reka ngaruke mu nkuru yo kuri uyu mugoroba ngiye kwibandaho ni inkuru y'urupfu rw'umuhanzi w'indirimbo zimbaza Imana akaba yitabye Imana nyuma yuko bitangajwe, ariko yitabye Imana maze aheruka gusohora indirimbo. Umuhanzi w'indirimbo zimbaza Imana waguye mu gihugu cya Tanzania. Ni inkuru twamenye akaba yitabye Imana ku munsi w'ejo. Urupfu rw'umuhanzi wa gospel Irene Robert rwatunguye benshi muri Afrika y'Iburasirazuba. N'umuhanzikazi w'icyamamare mu njyana ya gospel Irene Robert wari uzwiho ijwi ryiza n'ubuhanga budasanzwe mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yitabye Imana mu buryo butunguranye i Dar es Salaam nyuma y'uburwayi bw'igihe gito butarasobanuka neza. Iyi nkuru y'incamugongo yemejwe mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki 20 Werurwe 2026, isiga abakunzi be n'abakristo benshi mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba mu gahinda gakomeye, by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania. Irene Robert wari ufite imyaka 34 y'amavuko, yakuranye n'abahanzi bakomeye nka Guardian Angel, Christine Shusho na Rose Muhando. Yarazwi cyane mu ndirimbo zirimo Soja, Moyo Dawa na Hesabu na Bingwa. Ibihe bye bya nyuma mbere yo kwitaba Imana byari bimeze bite? Inshuti yo hafi umuririmbyi wa gospel witwa Walter Chilambo yasangije abantu amagambo akomeye agaragaza ibihe bya nyuma bya Irene. Yavuze ko bwa nyuma bavuganye, Irene yamusabye kuzamubera best man w'umwana we wamwana wabo mu bukwe bwe bwari buteganyijwe muri Gicurasi. Yego, mu bukwe bwe yari best man w'umugabo we, mu bukwe bwe bwari buteganyijwe muri Gicurasi. Yanavuze ko ari we wamwandikiye indirimbo ye ya nyuma yise Neno Moja. Bivuze ngo ubundi uyu muhanzi wanditse aya magambo yarababaye. Ni nyuma yuko yari yamusabye kuzaba best man w'umugabo wiwe bateganyaga gukora ubukwe muri Gicurasi. Kandi uyu mugabo w'umwanditsi witwa Walter Chilambo ni nawe wari wamwandikiye indirimbo yitwa Neno Moja. Mu magambo yuzuye amarira, Walter yagize ati, wasabye kukwandika indirimbo nziza, nandika Neno Moja ari nayo ya nyuma usohoye, wari wishimye cyane, ariko uyu munsi uragiye usize Brian kandi wari wansabye kuzamubera best man. Brian ni wagomba kuba umugabo w'uyu muhanzikazi. Arakomeza ati, warasenze amasaha menshi nijoro uraryama ntiyongera kubyuka, ruhukira mu mahoro mugaragu w'Imana. Bivuze ngo mu kuryama kwiwe ntiyongeye kuramuka, nkuko dukunda kuvuga ngo iyo turamutse tuba dukwiye gushima Imana. Nubona uramutse amahoro ujye ushima Imana. Hari ibimenyetso rero bigaragaza ko ubuzima bwe n'ubundi butari wagaze neza. Producer Genius Genie wakoranye na Irene igihe kirekire yavuze ko mu minsi ya nyuma y'ubuzima bwe hari ibintu bidasanzwe yabonye. Yavuze ko yigeze kumubona mu gitondo kare ameze nk'utameze neza, imyenda itameze neza, ibintu byamutunguye cyane ngo kuko yarasanzwe amuzi nk'umuntu utekanye kandi wiyubashye. Nyuma yaho bongeye guhura ariko asanga yarahindutse cyane. Uwo bahuye avuga ko yagaragazaga imyitwarire itamenyerewe, ngo yasabye no kunywa inzoga konyagi ibintu ataramenyereye. Anavuga ko yavugaga ibintu bitumvikana neza. Ikindi yavuze ko ngo yari yavuze ko nta hantu aba kandi yari asanzwe afite ubuzima buhamye, uvuga ko atakifite aho abarizwa. Genius yamuhaye aho kuba muri studio ye kugira ngo amufashe, ariko iminsi yagiye ishira ubuzima bwe ngo bwakomeje kuba bubi. Ibindi biteye impungenge kuri uyu muhanzikazi, ngo yavuze ko hari igihe yagiye muri korali mu rusengero nyuma bakamumanura ku mbaraga ku gatuti. Arongera avuga ko ngo yari yaribagiwe password ya YouTube yiwe. Arongera avuga ko ngo ibintu bye byari byarafashwe na polisi nyuma yo kumusanga yasinze cyane. Ibi byose byatumye Genius uyu mu producer ashaka ubufasha ku mugabo w'Imana wari uzi Irene, nawe ngo yemeza ko yari mu bihe bikomeye.
agahinda mu bakunzi ba gospel. Urupfu rwa Irene rwashenguye imitima ya benshi, cyane cyane abakunzi b'indirimbo zo kuramya Imana mu karere kose abamuzi. Abahanzi n'abakunzi be bakomeje kumwibuka ku mbuga nkoranyambaga, bamushimira umurimo yakoreye Imana n'ubutumwa yasize mu ndirimbo ze. Irene Robert azahora yibukwa nk'umuhanzi wahaye Imana icyubahiro binyuze ku mpano ye. Niruhukira amahoro umugaragu w'Imana. Reka dusoreze amakuru yacu hano mu Rwanda, none twinjira kuri ADPR. Mu kanya gatoya ndagaruka kuri ADPR, neka nyinjiye nyivumuzi nayo ubundi dusoze inkuru yacu zo kuri uyu mugoroba. Itorero rya ADPR mu Rwanda ryashyizeho abashumba bashya b'amaparuwasi, abashumba nshingwabikorwa abo bita ba regionale, hanyuma abo bose bakazajya bafasha indembo mu mirimo ya gishumba barimo n'abagore 4. Ni ku nshuro ya mbere ADPR, itorero rya ADPR ryemereye umugore kuyobora paruwasi nyuma y'uko abagore ba mbere basengeye ku nshingano z'ubushumba mu mpera z'umwaka ushize. Abagore bahawe inshingano barimo ufite Inema Chantal uzayobora paruwasi ya Rulindo mu Rurembo rw'Amajyaruguru, Mukagashugi Marie Chantal wagizwe umushumba nshingwabikorwa w'Ururembo rw'Amajyepfo, Kamukama Edith nabo bahawe inshingano nk'izo mu Rurembo rw'Iburasirazuba, na Rugerendinda Alice wahawe kuyobora paruwasi ya Bugesera. Abagore bahawe inshingano banditse amateka yo kuba ba mbere bo mu itorero rya ADPR bahawe inshingano nk'izo kuva ryabaho mu Rwanda. Itangazo ryatangajwe kuri wa 20 Werurwe nyuma y'inama ya komite nyobozi ya ADPR yateranye ku wa 19 Werurwe 2026. Abashumba bahawe inshingano hamwe na bagenzi babo bagiye kuyobora paruwasi 30 z'itorero rya ADPR nyuma y'amavugurura aherutse gukorwa yatumye ziva kuri paruwasi 143 zariho mbere. Itorero rya ADPR ariko ryatangaje ko paruwasi ya Nyabihu na mu Burengerazuba, Ngoma mu Burasirazuba zitarahabwa abayobozi, kimwe n'ubushumba ururembo rw'umujyi wa Kigali n'umushumba nshingwabikorwa warwo. ADPR yasengeye abagore nyuma y'imyaka 85 yivuga butumwa mu Rwanda. Umushumba w'itorero rya ADPR Ndayizeye Isayi aheruka kubwira igihe ko uhereye kera kose gusengera abagore bakaba pasiteri bitari bibujijwe mu mahame y'itorero nubwo bitakorwaga. Ati guhera mu myaka itambutse twagiye dukora iryo sesengura, twakira ibitekerezo byinshi tureba niba bikwiye. Twaribazaga tuti ese birakwiye? Bibiliya bivugaho iki? Ese hari ahantu bibuza? Ese cyaba ari icyaha bibaye? Umugore abaye umupasiteri byatumarira iki? Ese amatorero abafite hari icyo byabungwe cyangwa byabatwaye? Yakomeje ati urumva twagize umwanya w'urwo rugendo mu biganiro bitandukanye, rero twasanze naho Bibiliya ibuza gusengera umugore kuba umupasiteri. Hari n'abafata imirongo itandukanye bakayisobanura nabi ku bushake bwabo, ariko ntibibuza ko umugore yaba umupasiteri. Yavuze ko impano yo kuyobora itangwa n'Umwuka Wera kandi atayitanga ashingiye ku gitsina cy'umuntu. Ati twabonye ko bikwiye ko abagore bahabwa inshingano z'ubupasiteri binagendeye n'icyerekezo dufite nk'itorero. Hari umurimo wo kuzana abantu kuri Kristo, ariko hari no kubatiza no kubatoza no kubarera. Abagore rero bafite iyo mpano n'ubushobozi bumwe ariko mu murimo wo kurera abantu, kubakuza, kandi twumva kuba twasengera abagore bakaba pasiteri ari igisubizo kuri twe cy'igihe kirekire. Impinduka zikomeye muri ADPR zatangiye kugaragara kuva pasiteri Ndayizeye Isayi yahabwa kuriyobora. Uyu mugabo yariragijwe rifite urusobe rw'ibibazo, bivuze ko yagomba kubyitaho bikabonera umuti wa burundu. Ururembo rw'Amajyepfo rufite icyicaro mu karere ka Huye, ruzayoborwa na Pasiteri Tarsisi Ndayishimiye afatanyije n'umushumba nshingwabikorwa wayo Mukagashugi Marie Chantal. Ururembo rw'Iburengerazuba rufite icyicaro i Rubavu, ruzayoborwa na Pasiteri Jean Marie Vianney Nimuragire afatanyije n'umushumba nshingwabikorwa Sibomana Jean Claude. Ururembo rw'Amajyaruguru rufite icyicaro mu karere ka Musanze, rukazayoborwa na Pasiteri Uwambaje Emmanuel afatanyije na Nshutiraguma Jean Baptiste wagizwe umushumba nshingwabikorwa. Ni mu gihe ururembo rw'Iburasirazuba ruzagira icyicaro mu karere ka Rwamagana, rwaragijwe Pasiteri Bizimana Jean Baptiste na Kamukama Edith. Umujyi wa Kigali ntiharatangazwa abayobozi bawo bijyanye n'inshingano z'imiyoborere yarwo mishya ruzahabwa. Nyuma yo gushyiraho abashumba b'amaparuwasi biteganyijwe ko hazashyirwaho abashumba bazayobora imidugudu. Ahangaha turavuga amatorero itandukanye y'itorero rya ADPR. Reka tubashimire abari badukurikiye, mukomeze kugubwa neza n'ibiganiro
by'Urugero TV and Radio Official, ni The Gospel Hub, twarimo turagizaho ikiganiro cya The Gospel Hub. Mukomeze mugira amahoro Imana, umugoroba mwiza, ijoro ryiza ko wagiye kuruhuka, kandi ni igitondo cyiza kuba amaze kubyuka. Reka mbifurize gukomeza kugwa neza. Ni Urugero TV rero, nkwibutse gukora subscribe no gukomeza kubana nanjye, niba bishoboka ushobora no gusharinga abandi ibiganiro byacu kugira ngo dukomeze kubana, kuko turacyafite byinshi tubategurira. Imana nidushoboza tuzatangira kugenda dushyira hanze mu minsi iri imbere. Ngaho rero mugubwe neza, nakagaruka.